Guys, nk'ibisanzwe ni teacher Cedric. So, muri video y'uyu munsi tugiye kureba hamwe uburyo applyinga usaba inguzanyo ya Mastercard. So, iyo ni ukuvuga Mastercard Foundation Scholarship at University of Rwanda. Yes, nuko impamvu muhoze iyi video nuko iyi Mastercard Foundation application yayo cyangwa se scholarship application yayo ifunguye aka kanya kuri ubufatanye na UR. So, mbibutsa kugira umenye amakuru menshi ajyanye n'ibi bintu bijyanye n'ama application uze kujya muri comment section urasangamo groupe ya WhatsApp yacu, link yayo nyine uze kuyikika uze kuyijoininga kugira ngo ugumye kumenya amakuru menshi agiye atandukanye yajyanye na application. Yes, mbibutsa abashaka ko tubakorera application yaba ari muri ARU cyangwa se andi ma private universities ndetse n'ayandi ma government universities yaba yo mu Rwanda yaba yo hanze, turi ready, just wowe duhamagare kuri 0798430153 cyangwa se 0798830153 cyangwa se nyine ukirike kuri iyo link yacu urabibona. So Mastercard Foundation first of all ni ku bufatanye na University of Rwanda, bakaba barafunguye application ku banyeshuri bifuza kwiga muri University of Rwanda bishyurirwa na Mastercard Foundation kuri programs cyangwa se faculties zigiye zitandukanye. So, mbere yo gukora rero application ya Mastercard Foundation muri UR ugomba kubanza wamenya ibi bikurikira. Icya mbere nuko gukora iyo application ugomba kuba warakoze application muri University of Rwanda kandi warasabye byibura isomo rimwe mu masomo afashwa na Mastercard Foundation. Ikindi nuko ku munyeshuri uhawe iyi scholarship adasabwa kwishyura nyuma yo kwiga. Uri kumva, iyo baguhaye Mastercard Foundation iyo scholarship kayibona, bimwe byo kuvuga ati ngo wize ku nguzanyo ngo uzarangiza ngo uri guhita wishyura ayo nyine amafaranga y'inguzanyo. No, iyo baguhaye yino Mastercard Foundation scholarship urangiza ni nkaho uba warize ku buntu buri free, ntabwo uba usabwa kwishyura inguzanyo. None ikindi cya kabiri ugomba kumenya nuko umunyeshuri ukora iyi application aba asabwa gukora neza iyi application, kubera ko ikosa rimwe cyangwa se any error, ikosa rimwe ryakubuza aya mahirwe akomeye yo kwishyurirwa na Mastercard Foundation. Byaba byiza uramutse ubaye ubifiteho amakuru kuko nabyo birafasha. Niyo mpamvu tuba turi hano ngo tugufashe kuyikora neza cyane ku buryo nta makosa namwe araza kubonekamo. Ikindi, abantu babonye yino Mastercard Foundation scholarship bahabwa amafaranga aruta y'abandi banyeshuri bahabwa muri University of Rwanda, abafasha kwishyura inzu, ibyo kurya n'ibindi bikenerwa mu kwiga. So, uri kumva rero iyi Mastercard Foundation ni very important scholarship. Reka turebe hamwe uburyo like nyine ibyo usabwa kugira ngo ube wa applyinga cyangwa se icyitwa application requirements. Icya mbere ni registration number yawe. Icya kabiri ni national ID cyangwa se passport, irangamuntu cyangwa se passport. Ikindi ni residence permit iva ku irembo. Ikindi noneho ni academic transcript cyangwa se bulletin guturuka senior 4 kugera senior 6, ubwo ni ukuvuga senior 4, senior 5 na senior 6. Noneho ikindi ni degree certificate, iyi ni mandatory kuba ufite diplome ni itegeko. Ikindi ni additional supporting documents, niba hari andi madokima waba ufite nayo uyashyiraho, utabifite nta kibazo. Noneho ikindi wamenya nuko abahabwa amahirwe kurusha abandi ari abantu baba bafite ubumuga. Icyo ugomba gukora ni ukugaragaza ikarita yawe nyine yuko waba ufite ubumuga. Noneho abandi ni impunzi, werekana ikarita yawe. Nanone abana batagira ababyeyi nabo baba bafite amahirwe menshi yo kuba babona iyi Mastercard Foundation scholarship. Icyitonderwa nuko buri munyeshuri wese aba yemerewe gukora application ya Mastercard. Ntabwo bivuze ko niba utari impunzi cyangwa se kuko utari impunzi cyangwa se udafite ukaba ufite ababyeyi cyangwa se udafite ubumuga ngo ntiwemerewe kuyapplyinga. No, wayapplyinga. So, uba ugomba rero kuhita uyapplyinga, wagira amahirwe bakayiguha, ariko nyine abantu benshi bajya bazibaha ntawamenya, uba ugomba kugerageza amahirwe yawe. So, niba ukeneye rero ko twagukorera iyi application urohereza ibyo byose navuze haraguru byaba bikenewe, ubwo urabyohereza kuri 0798830153 tutangiye tuyigukorere, cyangwa se uze kujoininga groupe yacu ya WhatsApp na sharing ku WhatsApp ku nshuti zawe kugira ngo bajye babona ama updates ya buri munsi ndetse n'ubufasha. Yes, link yayo muraza kuyibona muri comment section. So, andi mahirwe kuba wajoininga WhatsApp group yacu nuko uzajya ubona amasomo
yakuha information nyine ku bijyanye n'ama scholarships, amahirwe yo kwiga imyuga mu gihe cy'amezi 6, like nayo n'andi mahirwe ahari. Nanone nababwiraho amahirwe yo kwiga imyuga mu gihe cy'amezi 6 ari gutangwa na BPR bank muri gahunda ya igire ku bantu basoje kwiga segonderi kuva 2022, 2023 na 2024. So utwandikiye kuri WhatsApp kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0798830153. So bakeneye abanyeshuri benshi rero muri gahunda, nayo niyo nabarangira, ntimucikanwe kandi musangize bagenzi banyu nabo bayamenye. So noneho no ku bandi bantu baba bashaka kwiga culinary art, ubwo ni ukuvuga mu buhanga bwo guteka, bose nabo barakenewe. Aho byakigirwa ni muri IPRS Ngoma. Noneho abakeneye kwiga electronic devices repair and maintenance, cyangwa se ubuhanga bwo gusana ibikoresho by'ikoranabuhanga, naho ni babyigira muri IPRS Tumba. Noneho abandi bakenewe ni abakiga domestic electrical installation, cyangwa se ubuhanga mu by'amashanyarazi, aho babyigira muri IPRS Gishari, na plumbing cyangwa se ubuhanga mu bijyanye no gutunganya imiyoboro y'amazi, aho byakigirwa ni muri IPRS Kigali, na welding, ubuhanga mu gusudira, aho bizigirwa muri IPRS Huye. None ibisabwa kuri ibyo byose ni ukuba utarengeje imyaka 30 kandi nanone ukaba warasoje kwiga segonderi. Kitonderwa ni uko wiga agomba kuba aturiye aho ibyo ashaka kwiga biri, cyangwa se ashobora kwicumbikira, kuko bakwishyurira nyine amafaranga y'ishuri yonyine. None ikindi nabasaba nuko mwasangiza amakuru bagenzi banyu, cyangwa se mugenzi wawe waba uzi ko yaba yarasoje kwiga segonderi, ku buryo nyine atacikanwa n'aya mahirwe. So abifuza rero ko twabapurayingira muri aya mahirwe maze kubabwira haruguru yaho, nuko mwatwandikira, mugakirika kuri groupe ya WhatsApp yacu, cyangwa se mukatwandikira kuri 0798430153. Guys, ni Teacher Cedric, mbibutsa nyine ko ndi kugenda mbahaye ama updates, gusa byaba byiza uhise ujoininga WhatsApp group yacu kugira ngo ujye ubona daily updates, utazajya ucikanwa n'aya mahirwe rwose. So ku bantu rero batari bakora Mastercard Foundation Scholarship Application, mwagira tukabakorera vuba kuko deadline yenda kugira nyine, ntabwo ibiremara igihe kinini. So guys, see you I think that we will be together in the next kind of these informative videos like this one. See you, as yours Teacher Cedric. I love you guys. Mbibutsa mukuru subscribe kugira ngo mujye mubona andi ma updates kuri YouTube channel yanyu ibiriho n'amasomo agiye atandukanye. Bye bye.